ndabeshye se ibintu ntabwo ari ibintu bikomeye wakwihangana tukabishuti kamera mukunzi reka nawe mba ngujya ko umukobwa mwiza nkaho urabona umuntu wese utamwifuza ngo utanaga ibyo ngibyo ntabwo ari byo ndimo pe no ntabwo bandukiye mu kabyari bakundi mukwa mwiza kandi utamufite n'amafaranga unagufasha no gushaka no muvandimwe wawe ariko nyine ukambera umukunzi reka nanjye ni umuntu tubana kanyitaho ntabwo ari ibintu birenze ibyo ntabwo ari wakwanga cyane ibyo bintu nta mwanya wabyo afite pe ukuri mwanya bifite uzi umuntu buri mwanya wo kwakora buri mwanya wo kunda ubu mwanya wo kurgira ubu mwanya wo kurya amafaranga ntabwo bibaho ntabwo kuri njyewe ntabwo ibyo ngibyo byakunda kuko nta mwanya wabyo mfite pe oya reka nkubwire Vanessa buri kintu cyose uragerageza kugira ngo nibura ubone ko hari challenge wabona mu buzima rezo waba gutye nta muntu ugutereta reba ubwiza ufite none se ibyo bihurira nubwo bwiza uvuga mfite ibyo nta hantu bihurira rega Imana yarabaremye ngo tubakunde uzi nkaye imboni zanjye usibye nanjye kandi ngero utabe haki ya Mungu umugabo wese ufite amafaranga usibye no ufite amafaranga umuntu wese ujijutse wakubona shaka gutereta pe uri mwiza bamwamba haki ya Mungu ibyo nta mwanya wabyo afite ibyo ngibyo ntago ari byo nyine bindaje nshinga reka nkwereke reba hano akuntu kagiye mu muturage w'umuntu w'umusirimu mu mutwe ukuntu usa gomba gusirimuka no mu mutwe ubwo ikibazo kiri he wumva ko ntari umugabo mubi ko nta kintu wamburana kandi rega kubona uko bana dadangu none se ruta kuba umusirimu bivuze yuko nakundana nawe bitandimo ntabwo ari ibintu bigoye ariko se rega kubyumva nicyo kibazo ufite nta mwanya wabyo mfite pe ubu ngubu mpangayikishijwe na mubyara wanjye wabuze mama we yarahangayitse ararwaye ibyo nibyo ndi kureba ibindi ntabwo byitayeho pe reka nkubwire icyo kibazo unafite ubwire ikibazo ufite tubaye inshuti twaba tubabiri mu gufatanya gukemura icyo kibazo nagufasha shara utambireke ibyo ngibyo ahubwo se nta muntu wabuze hano muri Skype basi ushobora kuma amakuru yiwe ariko rero gurushwa niki nta muntu nabona ari gusibye ko ngiye ubwanjye shobora ko nakurekera byose nkabimenya wanyizeze ukamura ukunduka ese nkamubwira ubundi ugiye hano uri gushaka n'umuntu yife ko washaka n'inshuti yamagara nyine uzageze se uwe n'ikibazo muri no karetsi singi wagutabara cyangwa ese urukundo ni ikiguzi ntabwo ari ikiguzi none dada narakwenda kwishimira wallahi kuva nakubona sinyisinzira ugiye nkubeshya noneho so umunsi duhura wa munsi wa mbere uza kureba hano ushaka ibibazaga mu gushaka uri kuyoboza waragiye ko wagiye n'umutima wahise ugukurikira waje buryo uza kubona nk'inyuma yawe wari kubona baba kagira ngo shamba nkubwire ruta basi ungeragereze umbabarire pe niba hari n'umuntu basi wabaza akanshakira amakuru ya mubyara wanjye kuko ndahangayitse na mama we yararwaye pe ibyo nibyo nyine naho iby'urukundo oya uretse mubwire mva nguburetse gatari kono kajye wihuta waretse ibintu ubu koko umuntu w'umugabo nkabifite ubwanwa iyo ubona mutakambira nkavuga ati mbaba buretse shiri oya reka ngende buretse gatumva nkubwire oya reka ngende ndaza kubitekerezaho nzakubwira mvushire mu mubwire ibyo ngibyo ntago ari byo bindaje none se basi wanyemereye niba musabye kwasi ntago ari byo rega ibyo ngibyo na gahunda yabyo mfite wasi mu gisubizo tuba musigara meze neza oya wari kose wako ndekura ngende oya ndekura ngende uretse nyine umbabarira si niba mubwiye umubabara n'umugabo babaranye nyine ukumuda si gutwakira utareka nkubwire ariko urabona oya reka nzavugisha umva nkubwire nzavugishwa n'umugabo umva nkubwire ibyo ntabwo ari byo bindaje inshinga nimbona ari ngombwa nzabitekerezaho nzabitekerezaho ako Vanessa nuko jya umera gutyo Vanessa bye bye ndi kubona ndi kurubota Shanta we we ni wowe umeze neza
Chantal icara umbwire nese uvuye iri nijoro uri kugenda icyo ni wowe mana umva ese Chantal uje hano gukora iki ninje kureba ariyo ahubwo se arimo oya yarasohotse hari aho agiye none se ni amahoro amahoro yayi Chantal amahoro yayi ko ngiye gusara ngiye gusara pe cyagenze bite kandi mbayeho ubuzima buruta gupfa Chantal ntabwo nenzi ko dushobora guhura n'umuruho ungana gutya muri iyi Kigali njye nari nzi ko tumaze gusubizwa ntabwo nenzi ko hazakurikiraho noneho ibi bikurenza n'ibyo twabanjemo wowe birarenze pe none ibibazo njye nahuye nabyo ntabwo ari ibibazo gusa ahubwo ni nyirakuru w'ibibazo naho se ngewe mbabarira njye nari narakubuze naragushatse ndakubura ariko uramutse umenya ibintu naciyemo wangirira impuhwe Chantal nta muntu n'umwe uziyumva nawe ndakwinginze nubwo unsanze hano bimira umere nk'aho utambonye watekerezaga se ubundi ko njya kubibwirane ninde wanyumva ko n'ibikuta ubu mbibwiye bitanyumva ca umva abanyarwanda baca umugani ngo agahinda gashira kandi kageze bagara pe wumve ko mama atarapfa yajyaga ambwira ati mwana wanjye uwarushye ntaruhuka ese Chantal mbara simbashe kumva icyo kintu ariko wowe se byagenze gute mbwira wowe byagenze gute ubundi ese ko utangiye kurira nta n'ikintu urambwira Chantal ntundize ibibazo mfite birandemere njye narareze bigeze aho mbikinye mbabarira ntundize mbabarira Chantal mbabarira usemereye koko none se Rutambi se ntabwo mukiri kumwe ugiye urase nimbona aho mera ndagarukiriza he none se kutambwira Chantal inkuru yanjye ni nk'umusozi muremure ntabasha kugenda ngo mpeze Chantal ko nteye ubwoba Rutambi turacyabana none se ko Rutambi nabonaga gukunze agufashe neza dore yaranagusirimuye ikibazo yaransirimuye reba yamanzemo inzara reba ni wowe gukuramo inzara gutya birebe nawe birebe none se arazirya bigenda bite sawa reba umva nyine mbwira Chantal uri hano kugira tuganire mbabarira umbwire n'ukuri kandi mbona usa neza ndasa neza inyuma ariko ku mutima ndi umukara ariko ubundi iyo umamagaye muri iki gicuku yirindira ibyo ushaka kumubwira niwe uri kuzabimbwira n'ejo akuzi ko nta soni ugira wambwiye 2 weeks hashize igihe kingana gute nta kintu na kimwe kizimura ambwira igihe cyose gishize none uri muri vugisha amagambo ariko bakire iyo mugiye maje kugira amafaranga kwihangana kurashira my dear amafaranga aravuna urabyumva neza amafaranga aravuna rero wikishaka gukina nanjye umva rero nkubwire nuko ubundi ntango kwiruka ubu ntagusubije amafaranga yawe niba ntango kiruka rero kora ibyo nakubwiye gabanya ibyo bintu uri kunyizanishwaho ngo amafaranga hanga abakire ngo ibyo ntabwo ari byo nkeneye ngiye narakwishyuye kugira ngo akazi ntabwo nakwishyuye kugira ngo ugende hariya uyabike udamarare mbabaze nkubwire umuntu wandi ndi kumushaka umuntu wawe waraguranye nashizemo abantu benshi kuko njye mfite agence nini rukumva umuntu turamushatse hehe kugeza naho twagiye kumushakira no muri vision naho turi kubona uri kumva rero mu gihe tukimushakisha ngo tumenye nkurura amakuru ya nimba wenda ashobora kuba irasohotse hanze ya Kigali cyangwa agasoka mu gihugu wowe uri kumubitaho stress urumva akazi nibugakore gute uzi ko nta sono ugira njye kugwa akazi wambwiye ngo iki ni wambwiye ko uzabishobora abo se kuri kumura gutyo narakwaka ndi mafaranga ku kazi kawe nasanze gakomeye reka ariko nimugira isoni nta n'isoni ufite hejuru ya miliyoni naguhaye ushaka handi mafaranga uranyongera indi da
Yiki? yo kugira ngo nyine nkomeze gushoramo kugira ngo amubone. Aya mbere washoye yakoze iki? Ariko watekereje ubwa rimwe ukumva yuko ntabwo ukeneye mwene wanyu. Nagiye mu rugo mu cyaro. Nyogokuru yararwaye. Arembye pe. Nsaba uruhushya Rutambi ndagenda arambwira ati ugomba kumara icyumweru. Ngeze mu rugo nyogokuru mujyana mu bitaro yararembye cyane. Tumara ukwezi mu bitaro agiye gupfa. Urabizi arashaje cyane. Ngarutse ndaza bisanzwe nyine nk'umugore uje mu rugo. Simageze. Sinikoje ku muryango. Asanga inyamaswa ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Yari yavuye mu gihuru se? Akareka ni inyamaswa y'umuntu. Ni inyamaswa y'umuntu ntabwo ari iyo mu gasozi. Ati ntabwo winjira aho. Ukiri umugore nta nubwo wigeze uba umugore. Ambwira amagambo mu mabara arambwira ati 1 2 3 nkubure. Nuko ndagenda ndazerera. Nibwo nahuye na Riyo nari ngiye kureba Risene. Turajyana ajya kunsabira imbabazi. Rutamba arambwira ati nta kibazo. Ndamwemeye naze tubana ariko turabana nk'umukozi. Aho wari umugore mu rugo ubu wahindutse umukozi? Abana ari umukozi. Byari kubona byo mbyakiriye kuko n'ubundi ubuzima bubi narabumenyereye. N'ubundi ubuzima bwambanye umuravumba kuva mvutse kuva ndi urusoro hari mu nda ya mama. Nabaye umukozi se ntabwo nabaye umukozi gusa. Ntabwo nabaye umukozi gusa. Chantal utumye mu nda hanjye kandi mbabarira yaranunteje. Amfata ku ngufu aransambanya ankuramo inzara. Buri kimwe cyose gicoboka kibi. None se Chantal ntimwari musanzwe muryamana nk'umugabo n'umugore se? Mbere byarabaga ariko nyuma noneho aho bibereye abikora gusa kugira ngo ambabaza nkomeretse. Yarambwiye ati ibyo wankoreye ntago nabyibagiwe. Sasa rero akeo nigeramo hagarara ubone. Ntiwigeze umbwira ko akazi utazagashobora. Wambwiye ko muri Kigali ahantu yaba ari hose utananirwa kumubona. None urimo urazo nyibwirisha amagambo. Ariko ubundi abakobwa bose b'inzobe amarere mu yakura he? Ubu ntago wavugira hasi kugira ngo twumvikane. Hagiyemo n'isura yanjye. Umva mubwire. Tega amatwi mubwire neza. 2 weeks zashize. Uri kunyumva neza? 2 weeks zashize. Winyibwishwa ngo ibintu ngo by'amafaranga ngo abakire. Amafaranga aravuna my dear. Niba udashoboye gukora akazi naguhaye subiza amafaranga yanjye. Ariko ntukaba umwiza ku mubiri gusa usanga umutima barabaye mukuje. Wacishije makeya ngagusobanura ku buryo akazi kagiye gukorwamo ku muntu wawe ngiye kumushaka ngahita mubona. Kamugi we usko nasone ugira. Umva rero kumubwira ukuntu ugiye kugenda. Wowe tuza mubwira. Ibihumbi 200 aho ngaho kuri yandi yarasigaye. Ubundi njye kubikurikirana do ni igihe gito ngahitamo kugeza. Ako Chantal ikintu ntekereje. None Rutambi mwamwarabanye akakwiyegereza ashaka kwihumuraho akurikije ibyo ndi byo mu cyaro. Urabona ari ubuhoro. Direct yahise abimbwira. Yarambwiye ati ibyo wankoreye sinabyibagiwe. Hagarara rero yishyura. Rutambi yaragamije kukwihimuraho. No munyenziko. Ibyo tubireka wese byakugendekeye bite? Nge rero nanjye byanjye n'urugendo rurerure. None uzi ikintu kibabaje kurusha ibindi. Reba Ryan nyine kuri abari baducumbikiye. Uzi ko twigeze kurara nawe. Nge nta nubwo nzi ko yanteye inda pe. Kuko yankoresheje ibintu muri rya joro. Umuntu yanyoye inzoga nta kintu na kimwe azi. Ngize kwa Nkose nsanga ndatwite. Tubaza amezi maze mu urwo rugo n'igihe ndifite nsanga inda nayizanye kwa Nkose. Nsanga Ryan yanteye inda ntabizi. Ndatorongeye umuruho wanjye ububaye uwo. Nkose arisaza yaragiye kunyica. Arambwira ngo ntagashaka kumbona mu maso ye. Pfa kwa Nkose. Ndagenda nyine ntahandi wo kugenda nifite. Nta muntu n'umwe nifite nirukira. Sinari no gutinyuka no kuza kukureba urabizi. Gusa mbonera no kugusaba imbabazi. Ntabwo twitwaranyeho neza tumaze kubana na bari abagabo. Urabizi ko buri wese yiriye ku wundi.
ubanza bimbabarire pe sibyo bimbabarire wasanga ngiye ari n'inkurikizi y'uburyo twitwaye biri kutubaho noneho urane nyine turabana ariko simukunda urabizi ko ntigeze nanamukunda pe twabanye nyine ari ukubera ko nwite nta kindi cyerekezo mfite ubu rero naje kwihisha hano niwe umpishe amaherezo simbiza amaherezo niba nzabyara niba nzapfa nta kintu na kimwe nzi ubu nanjye nicaye nkinjije hano ngo urugo urugendo rwanjye wibaze ko nemeye no guhindura nimero ya telefone kugira hatazagira umuntu umpamagara kambona nimero yawe narayibuze ntago wabibona kuko nafashe indi nimero nshya sinifuza abantu bajya kumvugaho ibintu nanjye ubwanjye ndasobanukiwe nkusi nasubiye kumusaba imbabazi arazinyama ahubwo shansanga yarongoye irindi habara nkusi aba bagabo twahuye nabo mbavumiye ku gahera mukubona bagenda gusa baseri yagufashe neza kubaniye neza niyo yamfata neza kajana ntago mwishimira pe nukuvuga ngo nyine yiga aragenda gahiga none si mutwiti umwana we niwe agirira neza ntagaruka nkunze gusa nta nzara inyicanye napfa kushakira ibyo kurya nkarya nkabona naho ndyama ariko ntago uzi urugo navuyemo se ubu se nagakwiye kuba nicaye hano iga kumukunda rero umuntu wigisha yaba nari mbyaye nkarera umwana we yagira igihe cyo kumusigira nk'igendera ntago nabana nawe nawe ugiye kuba nk'inzoka byana byayo nagura nimukunda ku buryo yambera umugabo mbabarira none umwana agiye kubigenderamo none se nakora iki nese nzabeho nishimye ngo nukubera umwana nazajya nshaka azageze iwanjye nashaka azajye kwatsi gusa ntabwo nshaka kubona naraye umva rero ikibazo cyo gukorana n'abandi badasobanukiwe kandi akazi nkora nicyo kibazo reka nkubwire umva rero reka nkubwire ntundakazi nahita mbivamo burundu kuko urabizi ko nawe wajya kundeka umva nkubwire sibyo njya kuguha amafaranga nuko umwana wacu twe tumukeneye uranyumva neza ntago naje kugweza amafaranga kugira ngo yakinate mu ibyo ndabizi umva ibyo ndabizi none hejuru y'amafaranga naguye gushaka ibindi 200,000 umva rero nkubwire umuntu wagwaye nimero zanjye yaragusobanura uburyo nkoramo njyewe nunere umushinda bivamo bihuhaniremo ubivemo umereza yanjye nta nkokiruka reka nkubwire rero ngo harya ngo uri Kamugi njyewe ndigakonde nguri Kamugi reka nkubwire nguhaye ibindi byumweru 2 nubu utaramba igisubizo cy'amafaranga nakwishyuye uranyumva neza uzahita ubona ahantu abantu batandukanira